Amakuru ni inkuru ibabaje cyane, ni inkuru iri gukomeza kugenda ishengura imitima y'abantu bagiye batandukanye. Ngira ngo ni inkuru tugiye kuza kuba tugarukaho, mwihangane muze kubana nanjye mbe nabagezaho iby'iyi nkuru. Birababaje, biteye agahinda. Hanyuma mbere na mbere twihanganisha umuryango wabuze ababo, mukomere mu bihe nk'ibi ngibi bitoroshye. Ariko mbere y'uko nangira kubagezaho iyi nkuru, reka mbwire ngo depression is real. Nimujya mwumva agahinda gakabije, mujye mwumva ko iyi ngiyi ari indwara ikomeye kandi indwara ishobora gutuma umuntu yiyahura. Nuko nguko byaje kuza kuba byagenda. Mwumvire iyi nkuru tuyinjiremo. Yego, ni amafoto agiye atandukanye muri kubona kuri screen zanyu, ariho amagambo agiye atandukanye y'akababaro. Amagambo yanditswe n'umugabo w'uyu mugore ndetse akaba ari nawe se w'uyu mwana waje kuza kwitabira Imana rimwe na mama we. Iyi ni inkuru ngira ngo muze gutangaho ibitekerezo, byose tugiye kuza tubisobanura. Nababwiye ngo depression is real, agahinda gakabije cyangwa se indwara y'agahinda gakabije. Niwumva umuntu yirwaye ujye umufatirana, umube hafi, kubera ko bishobora gutuma abura ubuzima. Niko byaje kuza kuba byakagenda. Ese uri kwibaza ngo no kubera iki? Tubane ubundi mbe nabagezaho iby'iyi nkuru. Amazina yitwa Umucunguzi cyangwa se Umucunguzi Munyangani, nari nsomye nabi. Sharon yavutse ku itariki 13 z'ukwezi kwa gatatu mwaka w'ibihumbi 2005, yitabye Imana ku itariki 7 z'ukwezi kwa mbere 2026. Hanyuma umwana we yitwa Umucunguzi Akase Runa, yavutse ku itariki ya mbere z'ukwezi kwa kane umwaka w'ibihumbi 2025, nawe yitabiye Imana rimwe na mama we nk'uko muri kubona kuri screen zanyu. Iyi ngiyi ni inkuru ibabaje, ni inkuru iri gukomeza kugenda itera benshi agahinda. Mwihanganire amwe mu makuru ndibuze kuba navuga ahangaha, namwe mu makuru yagiye agenda atangazwa na bamwe mu bantu bagiye batandukanye n'ubundi bari baturanye n'uyu muryango cyangwa se bari basanzwe bawuzi umunsi ku wundi. Mu by'ukuri ni inkuru isabwa kwitonderwa cyane, kubera ko nanone ushobora gusanga wavuze ibintu bitari byo. Gusa nubwo bamwe mu bantu bagiye batandukanye, haba ku mbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye, bagiye bakomeza kugenda bagira bati uyu mubyeyi kugira ngo yiyambure ubuzima ndetse agendere rimwe n'umwana we, ngo byose byaturutse kuba yari afite ngo agahinda gakabije k'umugabo. Niko mu bantu bamwe bagiye batandukanye bagiye bakomeza kugenda bavuga. Ibi babivuze mu gihe mu bantu bagiye batandukanye bagiye bakomeza kugenda bibaza bati uyu mwana ko tubona yari akiri mutoya, umuntu wa 2005, yitabye Imana gute? Noneho yitabira Imana rimwe n'umwana we. Benshi batera urujijo, batangira kugenda baza bati mutubwire byagenze gute, niki cyamwishe? Bamwe bati ni depression y'umugabo, abandi bati gutya na gutya. Ariko aya magambo muri kubona kuri aya mafoto yanditswe na papa w'umwana ndetse akaba n'umugabo n'ubundi w'uyu mugore. Yagize ati mama Runa, ubu wemeye ko Runa atuvamo cyangwa tumubura koko? Sinzakubabarira na rimwe. Byumvikane ko uyu mugore
birumvikana ko nyine ashobora kuba ari we wagize uruhare mu gutuma uyu mwana nawe yitaba Imana. None abantu bakibaza bati uyu mubyeyi yego nibyo yaba yari afite agahinda gakabije ko n'abandi bagendana uduhinda dukabije, byari kuba bikwiye ko yiyambura ubuzima n'umwana akamwambura ubuzima. Ese ubundi ubwo umuntu muba mubanye ku kigero kingana gute ku buryo ugeraho kuvuga ngo none ndagiye reka mutware n'umwana nawe muvutse ubuzima? Byanga byakunda ushobora kuvuga gutyo ari uko nyine uri muri situwasiyo itakoroheye. Ariko se no mu gihe itakoroheye, no mu gihe ubona bikomeye, ko tubamo mu Rwanda rw'amahoro, ko dufite ubuyobozi, ko dufite inzego z'umutekano, byibuze hari bamwe mu bayobozi uyu mubyeyi wenda yaba yaregereye akabatekereza ikibazo afite, kabone n'ubwo urushako rutaba rumeze neza, ariko ntabwo wafata umwanzuro wo kuvuga ngo n'umwana ndamwica nanjye ngende tugendere rimwe. Ni ibintu bibabaje cyane. Aya ni amagambo muri kubona kuri screen zanyu yatangajwe na papa w'uyu mwana. Ngira ngo n'iyi nkuru ndi kubagezaho nyikesha urukuta cyangwa se urubuga rwa papa w'uyu mwana ndetse n'uyu mugore. Iyo link nayishyize aho ngaho muri description, muyikandeho irahita ibayobora kuri TikTok, hanyuma namwe mwisomere cyangwa se murebe amakuru n'ubundi ndi kuza kuba nabagezaho, cyane ko byatangajwe na papa w'uyu mwana nk'uko bigaragara n'ubundi ku rukuta rwe akoresha. Hanyuma uyu mugabo ikindi akaba n'ubundi yabanaga n'uyu mugore. Nk'abantu, iyi nkuru irababaje, ibitekerezo by'abantu bagiye batandukanye ni byinshi, twari dukwiye kubinyuzamo amaso, ariko munkundire ngiye nsoreza aha ngaha. Ubwo wenda tuzakomeza kugenda tubakurikiranira amakuru y'ibyabaye cyangwa se y'icyateye urupfu rw'uyu mubyeyi ndetse n'uyu mwana. Ntabwo tweza tubikonfirima ngo umubyeyi niwe wishe umwana we nawe ariyahura, ariko nanone kuko wenda byatangajwe n'umugabo we, nabwo wenda twabitekereza ko byaba ari byo, ariko kandi nanone nabwo ntabwo twabyemera ko byaba ari byo. Rero dukomeze kubifuriza iruhuko ridashira. Naho ngiye mu nyemerere nsoreza aha ngaha, mbashimire. Turakomeza kubana mu biganiro bigiye bitandukanye. Imana ikomeze kubanindira ubugingo. Assalamu shalom shalom.